padiri n'umukobwa wamushinje kumusambanya akamutera inda bakiriye bate ibisubizo bya DNA? Ibisubizo bya DNA kuri iki kibazo byaje bigaragaza ko Padiri Dukuzumuremyi atari we se w'umwana yashinjwaga. Padiri Dukuzumuremyi wahoze akorera ubutumwa muri paruwasi gatolika ya Mbogo mu karere ka Gakenke yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB sitasiyo ya Gakenke ku itariki 11 Gicurasi 2020 akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 17 akamutera inda. Nyuma y'uko atawe muri yombi, urukiko rw'ibanze rwa Gakenke rwaburanishije Padiri mu rubanza rw'ifunga n'ifungurwa ahanishwa gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Ni icyemezo Padiri atishimiye ahita ajuririra urukiko rwisumbuye rwa Musanze, aho nyuma yo kumva ubwiregure bwe ku byaha yashinjwaga mu rubanza rw'ubujurire rwasomwe ku itariki 15 Kamena 2020, ibyo birego byose byateshejwe agaciro nyuma y'ubushishozi bw'umucamanza. Urukiko rutegeka Padiri Dukuzumuremyi ko ahita arekurwa, ariko akajya yitaba urukiko ku minsi yategetswe. Nyuma y'uko Padiri arekuwe, ikimenyetso kimwe cyari gisigaye ni ugupima uturemangingo DNA twa Padiri n'utw'umwana bari bategereje ko avuka kugira ngo hamenyekane mu by'ukuri se w'umwana. Nyuma y'uko umwana w'umukobwa avutse hapimwe uturemangingo twa DNA, nanone ibisubizo bigaragaza ko Padiri atari se w'umwana nk'uko umuvugizi w'ubushinjacyaha Faustin Nkusi yabitangarije Kigali Today. Nkusi yagize ati nibyo koko twamenye ko igisubizo cya DNA cyagaragaje ko Padiri Dukuzumuremyi atari we se w'umwana. Ubwo ibizakurikiraho muzabimenyeshwa. Padiri Dukuzumuremyi usa n'uwakomeretse cyane yirenze kugira byinshi avuga ku by'iki kizamini, ariko avuga ko ibisubizo byose yabishyikirije umwunganizi we mu by'amategeko. Ikitegetse Godelive, umwe mu bunganira Padiri muri urwo rubanza, we avuga ko igisubizo babonye gishimishije cyane kuko cyashyize ukuri hanze. Agira ati ni inkuru nziza kuri njye umwunganizi wa Padiri ukekwa, ni n'inkuru nziza kukekwa. Buriya ibimenyetso byatanzwe mbere byose wabonaga ari ibimenyetso bishingiye ku guhuzagurika no gupfundapfundika, ariko DNA ni ikimenyetso cy'akamaramaka. Ubu rero tubonye intwari ikomeye yo guhinyuza ikinyoma. Yavuze ko ibishinjwa Padiri byamukomerekeje mu buryo ndengakamere koko ngo byamusize cyasha, kandi ari umuntu ufite imbaga y'abantu ashinzwe gutoza urugero rwiza. Komeza agira ati ni igipimo ndengakamere cy'agahinda kuba uri intore y'Imana uhagarariye rubanda bakagushinja icyaha nka kiriya. Ni ibintu byamukomerekeje, ndumva ari indengakamere. Iyo nza kuba ndiwe byari kuba birenze biri ku gipimo c'110%. Ababyeyi b'uwo mwana ushinja Padiri kumusambanya no kumutera inda bo bavuga ko nta pfunwe bateye imbere ya Padiri kuko batigeze bamushinja ibyaha umwana wabo yamurese. Ntuyimana Celestin se w'uwo mwana yatangaje ko uwo mwana ari we wifatiye umwanzuro wo kujya kurega Padiri, ngo ntibigeze bamenya ko hari ikibazo afitanye na Padiri, gusa ngo bafata Padiri Dukuzumuremyi nk'umuntu usanzwe abagira inama nziza nk'abandi bakristo bose ashinzwe. Yavuze ko yatunguwe no kumva Padiri bamufunze biturutse ku mukobwa we, niho ahera avuga ko kugeza ubu adatekanye. Agira ati umwana yari yagize ikibazo mu mwaka ushize akuramo inda, nyamara kumenya ko atwite inda ya kabiri yagiye kwa muganga baramugumana, sinabona ko muganiriza ngo menye ngo ninde wayimuteye.